Africa, what's up? Rwanda, what's up? How are you doing, guys? Welcome to another show, another edition of Find Your Love Magic Match. And of course, my name is Ibisanzwe, King of the Mic, live on Instagram, that brings you close to your girlfriends, to your boyfriends, or of course, the love doctor that brings in the greatest of love. Welcome to another show, another edition. It is episode 12 that we bring you right now. Episode 12. Without wasting much of your time, allow me we take into this session of these beautiful ladies that I have who are holding it live on the line. Mwahikaze wowe uri kureba JDBM Jizo live YouTube channel, gushimira cyane kubize mukore subscribe, mu sharing hirya no hino aho mutuye. Suze cyane abantu bari hakurya, mwese abatuye hirya no hino ku isi, mukomeza kudusupportinga day to day. Uyu munsi turabikora different, twihuta vuba igisubizo ku kindi ntabwo turi bubatindire, tumaze mystery comments sanyu. Hagati aho ngaho ndagira ngo basabe nakaye mbabwira ngo ndabiyamye cyangwa ngiye kubiyama, ariko ntago mbivuga gutyo, ahubwo ndabasaba kugira ngo umuntu ugenda akiyandikisha akavuga ngo azaza twamuhamagara ntaze, koko wajye gutwara umwanya w'abandi. Abo bantu bajye gutwara umwanya w'abandi kuko bituma abandi babura amahirwe yabo, kandi tumaze kuba benshi. So ndabasabye niba kuko twandikiye biri seriye, wohereza amafoto yawe kuri Magic Match Rwanda. Ndabasabye mureke dukora ibintu biri serious, nta bintu by'imikino. Another thing, ndabakunda cyane namutira mu bimana. Let's start the show, kadutangire show, dukomereza turebe ese uyu munsi abakobwa barabona abahungu, turabona match zimeze gute. Ubushize twabonye abahungu benshi bagiye babona abakobwa, byaragoranye, ariko uyu munsi abakobwa bari bashaka bari serious, abakobwa beza cyane bambaye neza, abana bafite urukundo, abana bafite akanyamuneza. Rero mumfashe tugende tutabatindiye, tubabwire ngo Magic Match Pop the Balloon episode ya 12 igeze hano nonanga. Dushimire cyane mwese mukomeje kujya mudutera inkunga. Right, it's all about one love. Let's go. Ikindi ndifuza aba single mothers, ndifuza aba single fathers, muri yo ngiyo abantu batandukanye, umuntu uri ngiyo ufite depression, come here one on one tuganire. Right, reka tujye muri show direct, and of course ibindi byose tuza gushyiraho nomero hasi ushobora kutwandikiraho, dushyireho ni link. Ese watubona gute? Ibyo byose turabitangira. Reka dutangire show. Let's go for the show right now. Sava, how are you? I'm fine, how are you? Hey, uraseka neza. Wow, you're so beautiful. What's your name? Mazina yawe? Nitwa Asha Shaban. Asha Shaban. Yego. Is it assalamu alaikum? Maybe. Oh, uri Muslim? My dad. Your dad? Yeah. Oh, how about you? I'm Protestant. Amen. So, turakwakiriye rero? Murakoze cyane. Okay, witwa nde? Asha Shaban. Imyaka ingahe? 23. Mu buzima busanzwe ukora iki? Ubuzima busanzwe ndasuka. Yego. That's good. All right. Uri ready kubona umukunzi? Tishimye nshaka umuntu mfata neza. Nuko nuseka neza ugomba kumubona mwana wanjye. Right? Let's wish you the best. Nicyo wakwifuza kakanya, nicyo wifuza uyu munsi? Ndifuza umusore turi buze kumacingana bitewe nuko ngewe ibyo nshaka kandi izeye ko mubona. Okay. Muraho? Neza. Amakuru ya? Ni meza. Are you sure? Yeah. Okay. Muraho? Yego. Amakuru ya? Ni meza. Are you okay? Yes. Good. Muraho? Amakuru ya? Meza neza? Meza neza. Nta kibazo? Nta kibazo. Tugende? Yego. Good. Muraho? Neza. Amakuru ya? Ni meza. Uri ready tugende? Yes. Nta kibazo? Yeah. Turi tayari? Yes. Good. Sava? Sava. Meza neza? Yeah. Uri tayari? Yes. Smile? That's good. Reka tujye muri show sasa rero. Let's go to the show one time. Abakobwa bari ready. Now let's embrace the love. Welcome to the show. Reka bari maze kubaza uyu, hanyuma rero reka nkurikizeho n'uyu. Utwiri kumwe nande? Na Queen Desanje. Queen Desanje, ufite imyaka ingahe? 23. Ukora iki mu buzima busanzwe? Tumuita. Uri muita? Bangu ukora service. Yep. Service. Yego. Imana iguhindurira akazi. Merci. Wambuke mu bindi bitero, sibyo? Merci. Amen. Uyu munsi uri hano kubera iki? Naje gushaka umukunzi. Yego. Okay. Turakwifuriza ibyiza rero. Thank you. Reka tujye kuri uyu nawe. Sava? Sava. Witwa? Umurerwa Queen. Umurerwa Queen. Yes. Queen, uri mukobwa ufite imyaka ingahe? 23. Queen, kuri ki uri hano uyu munsi? Ndi hano kubwo nshaka umukunzi. Yego. Okay, we ready kumubona? Yes, ndabyiteguye. Okay. Sava? Sava. Witwa? Kayimba Diane.
Kayumba Diane imyaka ingahe? 24. Nine ukora iki mu buzima busanzwe? Ndi umucuruzi. Ntabwo ushaka kubivuga. Ndi umucuruzi. Wowe? Souvenir. Social media zawe? Girl of Jesus. Girl of Jesus. Abandi Kuri Instagram. Girl of Jesus. Kuri Instagram. Hanyuma ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 23. Kubera icyo uri hano uyu munsi, why here today? I'm coming to find a friend. You came to find a friend. A friend or a boyfriend? A fiance or a husband? Boyfriend. Yeah. Okay, I wish you the best. Okay. Hello? Meze neza? Turi kumwe nande kano kanya? Muri kumwe n'uwase Aline. Uwase Aline ukora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nkora kuri reception. Shimye Imana ko abakobwa b'uyu munsi bafite akazi. Wow. Aha. Uyu kuki uri hano uyu munsi? Why here today? Uyu munsi ndi hano gushaka umukunzi. Wow. Uri ready? Yes. Uri tayari? Yes. Hano hanze depression zirabarambiye, abasore barababeshya. Nta no muri seri. Let's get into the show. Now, let's get into the show. Twese ibindi turabisanga of course muri show, amazina ya kuri social media zawe kugira ngo umuntu ugukeneye, umuntu bakeneye, ari n'umuntu ushobora kutabona match hano, ariko ukibonera umuntu wawe, akaje umuntu ugukunda hano hasi muri comments, akaje umuntu ugukunda ku ma Instagram zanyu akabandikira, ukibonera umugabo online haba abagabo. Munsi abantu benshi ko bajya bahurirayo. Umukobwa muhurira kuri Instagram, umusore mugahurira Instagram, Facebook, sibyo? Talk about yourself. Social media platform handles zawe, and of course we mash up the show. Okay, kuri Instagram ni uwase 2020. Yeah. Uwase 2020? Yeah. Wowe? Girl of Jesus. Gucci? Girl of Jesus, umukobwa wa Ghetto of Jesus. Girl. God of Jesus. Yeah. Oh, God of Jesus. Umukobwa wa Yesu. Yeah. Kubera iki? Nkunda Yesu. Hallelujah. Amen. Ujye kumera nk'umukobwa wambwiye ngo nk'umugabo wanjye ni Yesu ntabwo uzashaka mpaka Yesu ari. Ntabwo Yesu yapfuye nta mwana n'umwe baryamanye, wowe ufite imbaraga kizatuma Yesu aza kugushaka kugushyira mu mago. So rero I wish you the best. Gukunda Imana ni byiza, ukomeze mukore imirimo myiza ya Kristo. Wewe witwa social media platform zawe? Ni Kayumba Diane. Kayumba Diane. Yeah, TikTok ni Kayumba 33. Tikaje. That's good. Yes. Aha. Wanje ni Nakaiza 1. Nakaiza 1. Good. Social media platform zanjye zose ni Desange 21. Desange 21. Wowe? Instagram nitwa Asha 355. Subiramo? Asha Shaban 355. Instagram. Nanjye Instagram nitwa M Scenario King of the Mic. YouTube channel yacu yitwa Julie Live BMGzo niko twitwa. And of course turi kumwe na Juliet, turi kumwe na Fofo, naye mukomeze mu following. And ikindi nakubwira nuko uyu munsi biratandukanye. Twaje turi calm, twaje turi serious. Let's get into the show. Twakira umuhungu wa mbere muri tayari? We go. Ladies, samugani umwana ati ladies and gentlemen, ariko ndagira ngo mvuge ngo ladies and gentlemen, welcome to the show, welcome to another banger. Let me have this guy number 1 taking up the stage right now and see how he is he looking. Asagute nanjye sindabareba sinzi ukuntu basa mwabakobwa mwisimba bishi. Alright, kuko abahungu bari kwabo n'abakobwa bari kwabo, ariko tagira ngo turebe bano bahungu ukuntu bameze. Team nini iba yabakozeho yabakoreye discourse zitandukanye, and of course tukagenda tumanuka muri show. Let's go straight to the guy number 1. Guy number 1 takes up the stage. Ballast. Meze neza? Yego meze neza. Amakuru ya. Makuru ni meza. Turi kumwe nande? Ndi kumwe na Ishimwe. Ishimwe turakwakiriye kuri Pop Balloon Rwanda. Cyangwa se Magic Match Rwanda. Meze neza? Yego ndashima. Uyu munsi kuri show n'ubwa mbere, of course uhaje tugaha ikaze. Muri make uri umusore ufite imyaka ingahe? Umusore ufite imyaka 23. Ukaba uri hano kubera iki? Ndi hano naje gushaka umukunzi. Muri ikindi nakubaza ukora iki mu buzima busanzwe? What do you do for the living? Nkora ibijyanye na decoration zo mu bukwe. Wow, amazing.
ndagira ngo rero tudatinze nkubaze ku bibazo bikeya cyane wifuza umukobwa umeze gute nshaka umukobwa mwiza yegereza mikoro gute wigirekera ahantu hamwe umukobwa mwiza ufite indangagaciro na kirazira wujuje byose ubwo hate abangana gute mu byibuho hate everything byose tubaye tujye kurisha ndashaka gufata mikoro gute anyifashe tubaye tujye kurisha nta ribi and then ari inzobe akatari inzobe cyane okay hanyuma uragemera tuki muri abakobwa iyo ba poppies cyangwa se bamenye ibipurizo byabo biba bisobanuye ko hari ikintu batishimiye kuri wowe abagifite ibipurizo byabo bisobanuye ko bagukunze cyangwa se ategereje kumva ikikuvamo ready yes sir reka twegere bano bakobwa tubabaze urahagarara hano ku ruhande rwanjye dukomezanye and we start Hello, turi kumwe nandi batubwiye witwa ni Kayumba Diane, amazina ya myaka 24. okay hanyuma kubera icyo bamenye Nyimubona nabonye nta confidence ifite. Nabonye nyine adafite confidence. So niyo mpamvu nayimenye uburyo yambaye ibintu nyine binini bigaragaza nk'umuntu nyine usa nk'umuntu uba ufitemo ubusitari se cyangwa se uburara ukuntu. So niyo mpamvu nayimenye ngewe. okay uyu mukobwa aramutse yatamena balloon eri kuba ari type yawe uramubona gute uramuvuga iki ko mubona ngewe usanzwe nkuko nabikubwiye nkunda abakobwa b'inzobe uzagerageza ahandi ntabwo twari bushobokane n'ubundi reka tujye ku mukobwa wa kabiri tumubaze nawe saba atubwiye ngo witwa Queen. witwa Queen ukora iki ufite imyaka ingahe 23 kuki wamenye balloon yawe Sayine ngewe bitewe n'ukuntu yambaye uvuge cyane bitewe n'ukuntu yambaye ntabwo nabikunze ntabwo nkunda nyine abatipe bambara nyine nk'abasitari okay nicyo cyonyine nta bindi ndumva nta bindi okay my brother gira nkubaze urumva ubyitwayemo gute yewe ntago nahindura style kubera umukobwa ko uno munsi bishobora kuba ariko nambaye ariko ejo bigahinduka so nimba today bidakunze wenda next byazashoboka okay uyu mukobwa uramubona gute ndashaka ngo uhagarare turebana agera hano turagenda wegera inyuma uyu mukobwa uramubona gute uyu mukobwa ntago tujya kurisha kandi umukobwa nsumba cyane ntago aba ari fresh okay good katuje thank you so much katuje ku bundi mukobwa sava turi kumwe nande Desange myaka 23 Desange kicho mini balloon ya why did you pop your balloon because type icyambere yavuze afite 23 years urumva turangana duje ibitekerezo are you sure I mean umutipe mungana mu myaka ntago mwakuba ku rugo ngo rukomere kandi I want serious relationship yego ikindi nyine he look like young nshaka umuntu mukuru unduta yego wow uri naturel n'umukobwa mwiza sibyo useka neza ufite amaso meza right uzamubona umugabo uhumura okay mu izina rya Yesu uzamubone uyu mukobwa wamuvuga iki umukobwa dukwiyeho kuba yapopinze balloon ahandi hose ni sawa gusa arabyibushye kandi ntago nkunda abantu babyibushye dukwiyeho ibyo nta kindi ibindi byose arabyuje ariko arabyibushye cyane okay reka tugire gutya uhagarare hano thank you stand right there reka tuvugishe nawe turebe ibyo atubwira sava your name and age Asha Shaban 23. Asha, why did you pop your balloon kubera icyo wapopinze balloon yawe kubera iki afite tatouage uhise unamukoraho afite tatouage ntago nkunda like tatouage okay yeah alright nakindi and also the ages kubera imyaka nshaka umuntu uri below by 25
ariko afite 23 ubwo urashaka above 25 hejuru ariko ntago namukunze urashaka hejuru ya 25 okay impamvu utamukunze ni icyambere ni tatuwaje nibyo gusa yego uyu mukobwa umvuga iki uramubona gute ni inzobe gusa ni mugufiya kandi nakubwiye ko nadakunda abantu bagufi that's it. let's go ku bandi bakobwa muraho neza your name and age Aline imyaka ni 23 Aline kuki wamenye baroni yawe impamvu namenye baroni yanjye ni impamvu ebyiri okay nta kintu atwaye but uburyo subiza numvisha atarimo confidence and n'imyaka atunganya imyaka ntabwo nabikunze ikindi no ese umuntu umanye imyaka ntabwo yagushaka kwera oya for me it's a possible okay uyu mukobwa uramuvugaho iki uyu mukobwa yaba atakimenye n'ibituba tujyanye gusa it's okay next tuzasubira wari wamukunze urashaka kwisubiraho tuguhe igipurizo biremewe hano muri game nta kibazo ariko niba wamukunze niba utamukunze utatumarira igihe nari namukunze gusa nyine imyaka niyo nari nagendeyeho none kuki uhise wigarura kuki uhise wigarura ubu noneho imyaka uyikuyeho kubera ko agukunda oya no just nyine iyo wumvishe ko umuntu yakwishimiye kandi nawe impamvu wari ufite ikaba itari impamvu ndende cyane so tuguhe baroni yes okay mumpereze baroni aho ngaho team mumpe baroni biremewe hano iyo baroni wayiturikije ukumva ibitekerezo by'umusore birubaka wemerewe kongera ukayisubirana now here you go okay ubwo we turagusubiraho nyuma ubu noneho ngiye gutangira ku bakobwa bafite baroni niho tugiye kujya tubabaze ibibazo bano bakobwa uko ari babiri bafite basigaje baroni tuza kubaza impamvu bagifite baroni zabo and then badusobanurire sibyo nyuma y'ibyo ngibyo uraza kugira ibibazo babaza ku giti cyawe nabo bakubaza ibibazo byabo ku giti cyabo ubu niba umva utabakumvika babimene niba umva bakumvika nawe wemereye kubabaza ibyawe mbese mwese muturitsanye we ready sava witwa Souvenir. your name and age 23. My name is Souvenir. I'm 23 years. Souvenir Yeah. ha nkavuze neza agafaransa now kubi uyu musore kubera iki ugifite baroni Impamvu nyifite ni gentleman. Je ngo ndongo bibikara. Cyo ni cyambere. Cya kabiri akaba nzumba gato. Icya gatatu ngiye ngo ndi bitekerezo bye ndaza kwisubiraho nananga ndaza gukomeza mu impamvu zo kumukunda nshaka no kwisubiraho murakoze okay uyu mukobwa byakuvuzeho byakiriye gute ndetse wowe urabona ari type yawe cyangwa ndamushimira bwa mbere kuba yangiriye icyo cyizere ariko ntago nabikunze we icyo gihe uraturitse umukobwa niwe ubyiturikiriza icyo gihe kubera ko nyine uri uramwanzi wowe itaturitse utubwiye kubera iyo mpamvu ntago tujyanye how imyaka nta confidence yifitiye icyo nicyo cya mbere n'ubwiza ntago ari fresh cyane kandi ibyo ni byo bintu bya mbere umuntu agenderaho ajya gukunda umuntu okay thank you ubyakiriye gute uyu musore ukuntu byakiriye ni sawa cyane nabirenze kuko n'ubundi uko bisa kose nagiye mwumva kuri benshi batandukanye finally n'ubundi naje kuvuga ko ndi bwisubireho nanjye naribuze kubwanga bitewe n'impamvu iyihe mpamvu rero ntabwo nyine nari ntaraba attractive kuri we kuko naravuze ko ndisubiraho byari bitaraza reka tujye ku mukobwa wisubiriyeho noneho songere zambikane kubera icyo wisubiyeho impamvu nisubiyeho hari ukuntu nyine ubona umuntu bwa mbere
baro niyegereze hasi just ukabona nta cyizere yifitiye agitangira but naje kubona ko nyine yifitiye icyizere kandi nakunze n'ukuntu ameze gentleman aransumba that's why. hanyuma wowe uyu mukobwa mwakiriye gute? yewe nk'uko nabikubwiye mbere naje ari we nahisemo nari namukunze ukuntu agaragara ndetse numvishe n'ibitekerezo bye nsanga ni bizima cyane. ndagira ngo hagati yawe nawe mubaze ibibazo byawe nk'umugore bagiye kujyana mu rugo, ubaye amasaha muri out muri serena ahantu ntazi ku mazi, mwicara iyo ngiyo ku bisozi iyo ngiyo mu mashyamba ya Kongo, murabazanya ibibazo ubwanyu uko muri babiri. Akira, take the mic, mubaze ikibazo wifuza nawe araza kugusubiza. Ese bibaye ngombwa ko ubuzima bwawe hazamo undi muntu yego utari ngewe cyangwa se ngiye turi kumwe, akaza nk'impamvu idafatika cyane yatuma unsiga, se wabiha amahirwe angana iki kugira ngo wareba iki cyaduhujije cyangwa wakita kuko tumeranya ako kanya? ngewe ikintu nakwitaho nakwita ku buryo tumeranye kandi n'urukundo ngufitiye. just iyo ugiye kwemerera umuntu ntabwo umwemera kubera izindi mpamvu. iyo wumva ko wowe bikurimo just ukuntu wamubonye ukuntu yakwiyeretse uramukunda, rero iyo ufite urwo rukundo just ntabwo uba ugomba guhinduranya, ugomba kuguma ku muntu wakunze bya nyabyo. Ashoje ikibazo cyawe rero kuri atagusubiza neza apinge baroni yawe, nagusubiza neza uyigumane mba joining turebe igikurikira. ikibazo cyanjye kuri nge, what a kind of girl do you like? A girl looks like you. Like me? Yes sir. tuvuge ubu ngubu nyine uri kundeba ukabona urankunze, just urabona nsa neza ukuntu nashubije, but ntabwo uzi ibiri mu mutima wanjye, dushobora kuba tudahuje ibitekerezo, uburyo ibyo nkunda ibyo nanga ushobora gusanga bidahura. ni gute wabyifatamo usanze hari ibintu tudahuza kandi wankunze? cyane kubera ko urukundo ari rwo rwa mbere, ibyo udakunda nabigendera kure, n'ibyo ukunda akaba ari byo duharanira gushyira imbere. Thank you. Akindi kibazo? No. Agushubije neza? I'm satisfied. Are you satisfied with her? Yes. Wamukunze? Cyane rwose. Wamukunze? Yes. Are you sure? Ntimubwire ko tubonye match aya masaha. Niba wamukunze mutera intambwe muze hano. Ubundi aha niho urukundo ruba ruri hagati y'ibiti bibiri. Naho murebane. Ndagira ngo umukobwa umusore nushaka kugira gutya amaboko rebe hejuru uhumirize, funga amaso, icyo mwuka wera ari buzane nicyo kiri bukwinjiremo. Hallelujah. You ready? Now my sister, uramukorera ibyawe nawe nurangiza agukorere ibyo agushakaho byose. Yemere kugutetaho. Biremewe? Wemeye? Okay. Icyo nimushaka mudukorera agashya. It's up to you. Twagiye. Kora ikintu kigaragaza ko umukunze ari uwawe uhereye nonaha, mu magambo twavuye tugiye ku mubiri n'ibindi. Twagiye. Wow. Mubamira amashi. Ibyo birabaye. Kwiritsewe kumurekura vuba. Keep it up. Sister. Urifuza iki nawe ko yakugwamo? Cyangwa birabaye akugwamo? Manika amaboko mu kirere ntacyo bitwaye. Put your hands up. Hallelujah. Woo! Mureba kana ko mujisho. Mufatane mu ntoki. Mufatane mu ntoki. Ntabwo ashaka kubabwira ibyo gukora. Mwe murebane mu ntoki. Murebana kana ko mujisho. Umubwira akagambo I love you niba koko bikurimo. Microphone ni mwegerane. Mwegere n'uwawe. Muriye mu maso 5 minutes nembere ko urukundo rubaho. Muriye mu maso mumbone. Take your time. Ntago nzi ijambo rya rutanda gukunda gusa. Murebane mwindeba. Kuri ngewe ndamukunda kandi bizira uburyarya.
mukomeze muganire muri mwebwe simpari pe ibi ni ibyanyu Okay. muri auto ntabwo njye mpari Okay. mubwire umureba Nubwo murebe mu maso okay, nanjye kuri njyewe nubwo aribwo tukibonana ariko ndumva ngukunze. Yeah. That's all. nta n'agapeki okay turabifuriza ibyiza my guy tiyo mwayibonye abana mwababonye abandi bakobwa mwababonye iyi kapo muyibonye gute no talk to me iyi kapo muyibonye gute nyine iyi kapo irarenze pe afite confidence yego niki kigushimishije kuri iyi kapo shana ukuntu nyine yari yapopinze baloni bikarangira yisubiyeho bikabigenze neza biranshimishije good hari mwabyakiriye neza mwese wow umusore mwarimo mukatiye you guys muri se usko mwarimo mukatiye anyways ladies and gentlemen reka tujye ku muhungu wa kabiri tubonye match ya mbere mbere tubonye match bigahita bijyana for the first time I don't know what it is but all in all it's all about love this is pure love and tuzabireka muri episode zikurikira ubu noneho turi kujya tubashyira hamwe kugira ngo tuzarebe ko bakora match right tukajya tubashyira hamwe kugira ngo turebe ko bazakora match tukabagarura ubutaha ese bageze baragana he ibyo byose kuko abantu benshi mujyana mubyibaza ngo ese abantu barakomeza bagakundana koko bigafata they do that. Let's go to the guy number 2 musore wa kabiri tureba tumwakira twihuse and of course ladies you ready muri tayari nawe tumwakira neza with okay let's go guy number 2 taking up the stage. My guy meze neza yegereza ka mikoro gutya ukagarare gutya turebana one on one hindukira gutya right turi kumwe nande rero kumwe na Fabrice Fabrice mu buzima busanzwe ukora iki ufite imyaka ingahe ubuzima busanzwe ndacuruza Fabrice yegereza ka microphone ubuzima busanzwe ndacuruza made nka hano gutya wenda hafi n'ubwanwa ubuzima busanzwe uracuruza yego okay wemereye kubivuga if it's okay with you yego ncuruza ibintu bya made in Rwanda okay good handicraft handicraft ibintu bikorerwa mu Rwanda that's a good business man yes turakwakira rero uyu munsi kuri Julie BMG of live pop magic cyangwa se magic match aho uza ukabona umukunzi uri hano uyu munsi kubera iki ndano umunsi kubera gushaka girlfriend urabyizeye urarushye stress hano hanze bakumereye nabi ushaka gukunda ntibinakunde byose birashoboka yego ndagira ufite imyaka 23 imyaka 23 yego okay ubundi bakaba wifuza umukobwa umeze gute umukobwa ufite ubwenge nyine tu kandi ukunda no gukora ibindi nta kibazo appearance nta kibazo reka tujye muri abakobwa batubwira impamvu bamenye balonzi zabo Sava amazina yawe amazina ni Kayumba Diana myaka ingahe 24 Kayumba Diana uyu mugabo kubera iki menye baloni ya first of all ngiye nkunda abatipe birabura ntabwo nkunda abatipe b'inzobe ikindi shora kwa musumba cyangwa tunareshya nkunda umutipe unsumbaho ikindi ndanamuruta mu myaka yego nta kindi umuhora nta kindi okay my guy uyu mukobwa umwakiriye gute umukobwa nyine bitewe nyine n'ibitekerezo arikegereza mikoro please bitewe n'ibitekerezo bye n'imyumvire ye nta kibazo njye bifiteho n'amahitamo yewe kandi ntabwo nahindura amahitamo y'umuntu yarekuba ari type yawe is he your type bitewe n'ukuntu mwumvesha atekereza ntabwo byari buze gukunda ntabwo twahuza okay katujya kundi mukobwa sava Bye. your name and age My name is Souvenir. I'm 23 years. Okay uyu mugabo kubera icyo wamenye baloni yawe ndagira ngo brother unyegere hano uhagarare ureba hano gutya magaze turebana turaza kugenda twegera inyuma thank you kuki umenye baloni yawe Impamvu nayimenye umusore namukunzi
akivuga akavuga ko akunda gukora arimo umukozi namukunzi ariko ikibazo ni kimwe undi abatipe nyine babyibushye afite body kandi w'igikara ibindi byo rwose byari sawa. uyu mukobwa mwitwayemo gute? It's ndagufatira. uyu mukobwa nyine nawe nta kibazo cyiwe kabisa ariko nanjye physically ntabwo namukunze. Tujye ku wundi. Next. Sava? Sava. Turi kumwe nande? Na Queen. Your name and age? Na Kaiza 1. Okay. Uyu mugabo ku cyome ni Baronia. Nyine nta cyizere yifitiye. Afite ubwoba ukuntu nyine ari kuvuga ukuntu nyine nk'umuntu ufite ubwoba. Ikindi ni inzobe gusa nyine ibindi ntaribi. Ako nta cyizere yifitiye afite ubwoba. Nibyo. uyu mukobwa mwakiriye gute ibyo akubwiye? Ntabwo mwakiriye neza kuko ntabwo azi uko mvuga nuko nitwara mu buzima busanzwe. Urumva rero nta nubwo nawe twahuza. Niba wamusubiza Baron nta kintu twavuga n'ubu. Okay. Ça va? Your name and age? Desanje 23 years. Ndaje kucyome ni Baronia. Imtipe agaragara nk'umurasta. Ibyo yambaye, uburyo agenda, uburyo yitwara, n'uburyo avuga. Agaragara nk'umurasta. Gupfumura amatwi, ibikomo, like nkunda abantu. Kadapfumuye. Arapfumuye. Nkunda abantu, sibyo? Bakuru batakigendera mu myaka yo. Okay, gupfumura amatwi buri wese afite amahitamo ye, but uburyo yambaye ibikomo nyine ni umurasta cyane. uyu mukobwa wakiriye gute ibyo akubwiye? uyu mukobwa physically ngewe muri abo bose nari natekereje ko mbona ahuje n'ibyo mba nkeneye. gusa nyine kuko bibayeho sinahindura amahende ziwe. ngomba kwakira umuntu n'ibitekerezo bye. Okay. Byakiriye gute ko yari yagukunze? Byakiriye neza. Ego, byakiriye neza. Ça va? Your name and age? Asha 23. Why did you pop your balloon? Why did you pop it? He's so calm. Kandi hari ukuntu like ngira gutera story, hari igihe utera story n'umuntu uri calm ukabona like nyine ari calm, ntago ari kukumva ariko ntago ari excited. Nyine nimba ariko asanzwe ameze, nimba ariko aje gutya ariko ari so calm, and the outfit ukuntu yambaye oya. Okay. uyu mukobwa umwakiriye gute? Shaka physically wapi ariko avuga neza n'umwana mwiza. Ashaka kuba agira umutima mwiza uko mwumvisha. Umuntu wakugira inama ugahinduka. Wow. Byakiriye gute? Ni comment nziza. Ni kumeze se? Ni komeza. Rahire. Twaganiriye turahuza. Yego. Ufite nk'aba ex bangahe buriye? Kuko bose ashaka bakunda ibyo avuze. Aba ex bandi se kari benshi. Ni batatu. Kuko ni Baltazar. Ni batatu. Okay. All right. Now, my guy. Ndagira ngo ngushimire ubwire ngo pop balloon wemere kugaruka muri next match. Egera hano gato. Wemere kugaruka muri next match ukaza tukongera paka ubonye match yawe, sibyo? For now, reka ngushimire cyane. Murakoze cyashaka kubwira abanyarwanda amamaza business yawe. Nabwira nyine abanyarwanda ndabakunda cyane. Ikindi nkora Kimironko. The shop icuruza made in Rwanda, abamama ibitenge. Buri kintu cyose gituruka mu Rwanda. Babwira uko bakwita kuri social media bagende baguteza imbere. Banyita Fabrice. Fabrice. Yes. Buri social media yose, abe Twitter, abe TikTok, abe IG, abe Facebook. Fabrice. Yes. Thank you so much. Abantu bashaka ibintu bya craft bya made in Rwanda, ibyo ngibyo nibyo afise. Thank you so much. All right. Muri abana babi. Umusore nk'uyu witonda ufite ubujiji. Uzi ukuntu avuga neza. Afite ikibazo riri. Umuntu ufite akazi wikorera. Umuntu wikorera ari? Navuze no murasta.
but nyine yavuze ko acuruza ibintu bya handicraft kandi nari navuze ni umurasita cyane nyine mise mbona ko yari ari kwamamaza ibintu bye ntabwo ari ikintu nagakwiye kuba mora but byarangiye ntabwo nakwisubiraho tumugarure umuhitemo. Okay, definitely it is the Magic Match Rwanda. Cyangwa se, of course, Julie BMG's YouTube live channel. Keep on subscribing and of course follow us live and comment, share, tell a friend to tell a friend. Nubwo kuri iyi video isangiza inshuti zawe muri comment and of course ibintu bigenda neza gatanu kuri gatanu. Munyemerere tumaze kugira abahungu babiri, reka twakire umuhungu wa gatatu nawe turebe with my ladies. You ready? Boy number 2. Wa gatatu mwakire. Noneho Imana ifashe kabisa muhitemo pe. Hallelujah. Let's go. Guy number 3. You ready? Umuhungu azatumwakira neza. Wamere ko maza. Karibu. Hagarara hano. Agureba hano. Undeba. Microphone. Umeze neza? Turi kumwe nande? Neighbor. Yegereza microphone hano. Ngwitanye mfashe. Turi kumwe na? Bana neighbor. Inde? Bana neighbor. Bana neighbor. Bana na neighbor. Bana ni rimwe neighbor ni rindi. Bana neighbor. Uri umusore ufite imyaka ingahe? 22. Kubera icyo uri hano uyu munsi? Najanga gushaka umukunzi. Ukora iki mu buzima busanzwe? Momo. Okay, wifuza umugore umeze gute? Ufuza umukobwa umeze gute? Kubera icyo uri hano uyu munsi? Naje gushaka umukunzi. Abameze aterero. Umukunzi. Nasomba. Unsomba nyine muri make. Utabyibushye kandi w'imibiri yombi. Murawe nomba nifuza. Murakoze. Reka twereke muri abakobwa tubaze impamvu bamenye balloon zabo, right? Thank you. Saba? Ndashaka unyegere hano uraza kugenda dusubira inyuma kwa kundi. Tuza kujyana neza nagira ngo twegerane. Witwa? Souvenir. Mazina yawe n'imyaka? Souvenir mfite 23. Kubera icyo amenye balloon? Impamvu nayimenye. Nabonye umusore tuje kandi n'abandi bahungu batoje. Nyine nkunda umusore uri sharp. Okay. Ubyakiriye gute? Namahitamo ye nta kindi narenzaho. We uramubona gute? Nawe ugomba kumutera comment niba idahari nta kibazo. Yaba ari type yawe yatamena balloon? Oya. Okay. Tujye ku wundi. Sava? Sava. Your name and age? My name is Kayumba Diane, 24 years. Impamvu namuhisemo Kwari cyamenye balloon yawe? Impamvu nayimenye ndamusomba. Wenda kuri face cyangwa se nahoze nkunda abantu nyine birabura. Mbaye namusumba namuhitamo ariko ndamusumba. And n'ikindi ndamuruta mu myaka. Yavuze ko afite imyaka 22 urumva murusha imyaka 2 yose. Muto cyane kuri njye. Uyu mukobwa uramuvugaho iki? Igikara. Narirabura. Ntago namukunda. Okay. Reka duhere hano naho. Saba? Saba. Turi kumwe nande? Asha. Myaka ingahe? Kuki wamenye balloon yawe? Icyambere. Outfit ni nziza yambaye neza. Ariko age ari low by my age. How old are you? 23. How old are you? 22. And also nkunda umutype like uri below yiwe. Below you uvuga ngo hasi imyaka. Mu burebure. Oh, height above him. Yeah. And also he's calm, he's shy. Okay. Yeah. All right. Sava? Sava. Turi kumwe nande imyaka? Desanje. 23 years. Yego. Umusore kuki wamenye balloon ye? Umusore yavuze ko icyambere nagakunda abakobwa babyibushye, cya kabiri nagakunda abakobwa b'ibikara. Yego. Okay. Umukobwa urambona gute? Ni mwiza. Ariko afite amabere manini. Kandi ntabwo nkunda abakobwa bafite amabere manini. Ukunda dutoya? Nkunda duto. Okay. Yeah. That's good. Nawe reka
subire kuri uyu gato uyu mukobwa iyo atamena baruni yari kuba ari match yawe cyangwa amuvuga iki shape nyine ukuntu ameze ntabwo ari type yanjye wandebye show him baby ego kill him yeah nakubwiye ko nkunda abakobwa bansumba kandi urabona ko yema inkweto yabikabije so she's not my type. okay twakugezaho amazina yawe nitwa Queen Queen ukora iki mu buzima busanzwe umusanya ndomoita ukora iki ndomoita ufite imyaka ingahe 23 Queen uyu musore ku cyamini baronia yiwe nyine physically ameze neza ntaribi ariko nyine ikintu ntago ari muremure kandi yavuze ko ashaka umukobwa muremure rero ngewe nkunda abatepe barebare ikindi imyaka ye ni mikenya cyane ufite ingahe 23 my guy imyaka yakobaye ikibazo umukobwa uyu mukobwa uramubona gute uramuvugaho iki uramubona gute ibyo akuvuzeho byakiriye gute ni mwiza anateye neza ambara neza anaseka neza sinzi niba asetse ngo mbibone naseka kabisa ariko urashaka nahindukire se nahindukire nde gusa nyine muhereza areba yita 360 ngaye ngo ndabona yifite nyine nuko nayi kubibona neza wenda cyangwa gusa anywa inzoga nyinshi utumye nkura muri net ntabwo mubeshye noneho muraziranye muri karitsiye ubimenye gute nyine bitewe n'uko wenda ameze nshobora kuba nareba umuntu nkavuga ati navugisha ukuri unywa inzoga nyinshi imba ari ikintu urabeshya njye ntabwo njya nkwa inzoga ndabizi ntabwo nkwa inzoga n'abantu banzi ntabwo nkwa inzoga nabo barabizi no muri komenti babyandike njye ntabwo nkwa inzoga arakubeshyeye muri make barambeshyeye barebye nabi kubera icyo mubeshyeye ntabwo mubeshyeye ubibonye gute ka inzoga bigaragara he ubirebera he how she vibe and her eyes ni ukuvuga ngo amaso yareba icyoroshye cyangwa arimo byeri harimo byerizi ariko arazima pe natubeshye tugeze kuri really ntabwo ari ukwiyemera nta nubwo ari ukugira ngo wenda babyumve nabi njye ntabwo nkwa inzoga ntabwo kuba nzizi ndazizi ndanazibona ariko ntabwo nkwa inzoga reka dukomeze let's go to the next bose twabajije baddest egera hano gato agira ngo tushimire uyu musore mwese aho muri ibyo bitekerezo byagiye atanga mwabyumvishe tumushimire cyane nanone kandi Paul Baroni nakagaruka siyo uzagaruke next match uzafininga wa mukobwa wawe muto ufite tubere duto yikunda amen right turabihanuye bizabe thank you so much my guy shaka mabere mato c'est ça yari sexy mabere manini yari sexy sexy uko angana nyine nimba atabikunze wenda arabandi ari bubikunde uyu musore mubonye gute koko mbese unywa inzoga ntabwo nkwa inzoga Thank you so much. You're still watching what we call Magic Match. Of course, it is live show that brings you the best in entertainment and of course brings you the best girls. Reka twakire umusore number 4. We're still moving on, of course, definitely. Twakomeje iracyari Julie BMGzo YouTube channel. Komeza kureba ikiganiro cyitwa Magic Match cyangwa se Pop the Balloon aho waba uherereye hose wherever you are. Ladies and gentlemen, reka tukerekeze rero nanone twongere twakire umusore wa kane twatugezeho guy number 4 as we took a short break. Twahise tugaruka dukomeza. Ladies, muracyari tayari dukomeze? Tuendelee? Muri tayari? No, turabona match, right?
I hope you get your match. Let's go. My guy number 4 taking up the stage. Easy. Sorry. Baddest. Yes. Meze neza. Yeah, meze neza kabisa. Hagarara neza gute turebana. Turi kumwe nande? Come close. Muri kumwe na Umuhire Alan. Muhire Alan. Alan ukora iki muzaba busanzwe? Ndi umucuruzi. Pop the balloon izihe iki? Kimenyi ziretse kuyibona just TikTok. Wabonye iki? Nabonye nyine. Yegeze microphone yegute. Ibintu biraho nyine by'abantu ngo bagushimye. Bagushima nyine to na batemu nyinshi cyane. So, kubera icyo uri hano uyu munsi? Why are you here today? Muri Pop Balloon. Nuko nabikunze. Nshaka kujya ngo mbigeragezeho ndebe. Mbonemo nanjye umukunzi tu. Ubona umukunzi. Umeze neza? Aya maso yawe arareba neza nta kibazo? Just ni style? Okay. Abakobwa ntibashaka ngo ukuramo neza turaza kuyakuraho reka nkureke. Thank you. Otherwise tuguhaye ikaze. Reka twirukanke turebe who are you? Ukora iki muzaba busanzwe uri muntu ki? Ese ufite imyaka ingahe kandi wifuza umukobwa umeze gute? Mfite imyaka 24. Nifuza umukobwa nyine umeze neza ushaka urukundo. Nta wundi ndamukunda nshaka umukobwa nyine uteye neza tu. Okay. All right. Now, bana bakobwa babiri muri bo bamenye balloons zabo, abandi baracyafite balloons zabo bigaragara ko bakwishimiye, sibyo? Cyangwa hari banga bari kubonamo abafite balloons. So far so good. Abandi bazimini. Uranyemerera tumanuke tuhere ku bakobwa bamenye ibipurizo tubaza impamvu. Reka tugende kuri woman number 1. Hello, ça va bien? Oui, ça va bien. Turi kumwe nande? Your name and age? Asha 23. Okay. Uyu musore, why did you pop your balloon? Kubereki? The braids. What's wrong with the braids? Talk about it. Nujya uvuga ikintu mereza n'impamvu dukomeza ndetse turi serious. Nabonye umuhungu ufite braids. Yego. Akindi? My guy. Nagira ngo mbaze ubyakiriye gute umukobwa namubona gute we niki your comment? Iyo comment irumvikana. Ko benshi nabo hari benshi bari commenting cyane. Ko nyine just nanjye nabo namukunze. Kwendeshya. Ya hate ye rwose nabo nakunze cyane. Katugiye ku wundi mukobwa. Straight. Ça va? Ko icyo amenye balloon yawe? Ntabwo nayimenye. Nimona nyine nabonaga yaba type yanjye. Ariko kubera zino dread yashyizweho na dread nyine ukuntu ameze physical appearance hejuru ntabwo nabikunze. Umukobwa uramubona gute? Buri mukobwa uramutera comment nawe umusubiza ibye uko mubona. Ndakeka nyine comment ya neyo ni dread nyine tu kibazo ni dread. Hanyuma we ni type yawe? Yaba ari type yawe? None uburebure ni cyane. Cyo kibazo. Okay. Right, nawe reka tujye mu bakobwa bafite balloons n'abakobwa batatu. Tubabaze nabimpamvu bafite balloons zabo. Ça va bien? Yabye. Turi kumwe nande? Souvenir. Imyaka yawe kugira ngo uyu musore gusobanukirwe buri muntu aragenda yisubiramo imyaka ndetse n'impamvu yamenye balloons murakoze. I'm 23 years. Yagera hano. Urahagarara hano turebana cyangwa uhagarare gutyo. It's okay. Now, imyaka 23 uyu musore kucyo gifite balloon yawe? Ay impamvu nyifite. Nyimperezo mpamvu. Namwishimiye cyane cyambere. Impamvu yatumye mwishimira. Ese reka mbaze. Kwishimira umuntu no gukunda umuntu ni kimwe cyangwa ntago ari kimwe? Ntabwo umukobwa ashobora kuvuga njye uyu mukobwa mbwa ati nakwishimiye mba numva yankunze nyine ubwo yankunze. Yamije bisobanuye. Okay. Impamvu nyine namukunze nuko yemera guhinduka. Hari abenshi bagiye bamwishimira ko bagapfa nyine uko ari like dread. Cyo ntago ari ikintu wazize umuntu. Mu gitondo abyuka wa mugani yazi hamwe. Yes ko iyo bitewe nuko nyine nawe yagukunze.
kubera yuko none icya mbere we arashaka urukundo ashaka no kuba adashaka ibintu cyangwa se ukusa kandi umuntu uri mu rukundo ashatse yanapfa ku bwawe wa mugani mwakundanye. Okay, baddest umukobwa byo kuvuzeho, how do you take that? I think ndatekereza ko nahinduka tu bibaye ngombwa ko biba nyine. So is she your type? Okay, kadukomeze. Okay, tubaze n'uyu meze neza kubera iki ufite balloon yawe witwa nde, your name and age? Nakayiza 1. Kubera iki wamenye balloon yawe? Balloon yanjye kubera iki nyifite nyine nabonye nta kibazo kuba koko yumva ko yahinduka nari ako ndashaka kumubaza ukora iki? Ndi umucuruzi. Nkorera umuntu ucuruza made in Rwanda. Okay. Ntacyo ushaka kumbaza? Ushaka kumubaza akazi akora. Okay. Kora iki? Ndi umuwaiter. Kora service? Katukomeza ku wundi. Sava? Kubera iki gifite balloon yawe, amazina yawe n'imyaka yawe n'impamvu gifite balloon yawe? Nitwa Desanje. Have 23 years. Impamvu nyifite balloon yanjye namwishimiye. Good. How? Ibyo byishimo iki cyatumye ibi niba bigiye kubyishima hari impamvu. Give me that package ituma byitwa ibyishimo. Ntabwo nyine yaje ameze nk'abandi afite igikabyo cyinshi wapi. Good. Byakiriye gute? Birashimishije. Now, muri abakobwa rero batatu basigaye ngiye kubaguhereza uko ari batatu. Sibyo? Muri abakobwa batatu raza kunyemerera ubabaze ibibazo uko ari batatu. Ubabaze ibibazo byabo. Ugushubije neza uraturitsa uramusigarana. Niba bose batagusubiza neza uko ubyifuza ukabantu nabakunda ndaguhereza unsabe ka kantu ubituritse. You ready? I'm ready. Let's go. Ikibazo ushaka kubabaza buri mukobwa, ikibazo mubaza ugomba kunyegera tukajyana. Nyegera tujyane. Buri mukobwa uri hano uramubaza ikibazo cyawe cy'urukundo kiri intimate indani nta bintu by'imishino. Okay. Have your way. Twagiye. Urahera kuri nde? Twagiye. N'abakobwa baraza kubaza numara kubabaza. Nabo barakubaza. Abakobwa uko babishaka nta kibazo. Okay. Urifuza iki? Nifuza kuba mbanza ariko ndeka bakubaza ntacyo bitwaye. Ni na benshi bataguteranira. Ikibazo ushaka kumubaza kuko iyo umaze kumukunda mubaza wowe ibindi bibazo nyine. Muri out muri kuri date. Talk about yourself. Come close. Kuma kwegera umukobwa ukamwegera kabisa. Ikibazo nshaka kumubaza ubundi asa nyine akunda umukobwa umeze gute nyine. Mubaze murebana amaso. Like characters z'umukobwa ukunda nyine wenda nk'icyo yabakora se nyine level yaba ari hoto. Ubundi ushingiye ku ki? nkunda umukobwa umutima wanjye wishimiye. Umukobwa ntabwo nita ku kazi afite yabaga afite atagafite. Namwishimiye. Okay. Character nyine ntabwo umukobwa ugira. Sinzi ukuntu nabivuga ariko let me think about it. Okay. All right. Tujya ku wundi. Kubera iki?
ntabwo ari seriye burya umuntu ushaka gukunda mugahuza uramureba ukamumenya niyo mwahura no mu nzira ushaka kumenya ukamumenya just umuntu w'umugabo ushaka kubaza ikibazo akagitekerezaho nk'isaha yose ariko umugabo yemerewe gutekereza let's be serious wawe masaha nkubwiye ngo nagukunze dukundane wahita ubyemera urambwira ngo mpereze igihe mbitekerezeho oya just umuntu agiye kubaza ikibazo ugomba kumusubiza exactly agomba gushaka ikibazo kimukwiriye neza kigukwiriye akagusubiza ntabwo njye nabyemera byari bya kera ngo nzabitekerezaho buse mbaye imisi nigendera cyangwa nkabona n'undi ubwo waba uri hit and run ntacyo bitwaye kandi umukobwa urumva nyine ufata umwanya w'umunota umwe bimunaniye se urumva kuko ntabwo byazakunda wishakira hit and run kandi okay njye nshaka kumubaza nk'umuntu mukundana nyine mu rukundo ni iki yakora kikakubangamira cyangwa ni iki kikubangamira ku muntu mu rukundo kimbangamira ni uko wanendeka ikindi nyine kuko ndisiri kuko ibintu ngiyemo mba ndisiriye cyane ari imyenda bambara itekwije ntabwo nyikunda none se biramutse bibaye ngombwa wenda ko dukundana ugasanga wenda mfite umwana wabyakira ute kubera iki buriya umuntu nyine yagukunze akakwangira ko ufite umwana ubundi iyo umuntu yagukunze agomba gukunda n'ibyawe byose umuntu utagukundiye umwana nawe ntabwo yagukunda ufite umwana se cyangwa wabazaga gusa nabazaga nta mwana mfite ubutaha ugomba kumena balon ufite umwana koko ugomba kuba uri seriye sibyo thank you twagiye saba ego nakubaza first of all mbere y'ibiganiro byose am I your type is she your type yeah okay nawe arakubaza mbere yuko uturitsa nta kibazo mwari kumutegereza akababaza ariko mwahise mwihuta ego nta kibazo nta kundi okay ndamubajije nambaze nongere mubaze good oya urashoje ni ngoma kubaza ukamusubiza ubu ngubu washoje kumubaza mubaza ibyawe agusubiza nagusubiza neza fine nagusubiza nabi you turitse it it's okay basi na wari type yawe okay wishakisha be honest with your heart yeah washimye yeah nta kindi warenzaho nta kindi wemereye kutanarenzaho kabisa yeah my sister washimye mfite ikibazo kimwe ngomba kumubaza nk'umuntu nyine turi kuri date n'abantu bahari so uri gushakisha be straight ikikuri mu ngongo nona okay nshaka ambwire financial status yiwe yeah financial status yawe cyangwa se financial stability how you are uhagaze gute mu mafaranga cyangwa se muri savings amafaranga ndi muri nawe ufite amafaranga menshi mfite nkabona namfite kuko umuntu abiri gahita ufite amafaranga yemera nkabona mfite kubona ibigutunga ese ufite umugore bashobora guhaza ibyifuzo like ntabwo mvuze ikintu cyose akeneye ukimuhe ariko byibuza wabasha kumutunga ugereranyije according ugereranyije nuko ubuzima bwawe buhagaze wowe okay ukomeze na kwemeze wenda nayibasha yeah ikindi kibazo kimwe urimo urashakisha ibintu byatuma wanga umusore mubaza ikibazo cya nyuma right now ntabwo taguma mu bibazo tubanye washobora gukora izo dreads iki ni ikibazo twakumvikananye nawe bibaye ngombwa ariko nibyo ni ikibazo mwakumvikana okay njyewe sibyo twabyumvikana but niba adashobora kuba straight ngo nsubize ngo byashoboka cyangwa ntibyashoboka ikindi cya kabiri dushobora kubyumvikana ariko arakubwiye ngo byashoboka kubera ko twakumvikana
dushobora kubyumvikana akavuga ngo nazikuraho njyewe ntabwo nabanje guhindura ubuzima bwawe, ibyo nibyo nasanze ukunda, cyangwa akavuga ngo sinazikuraho kandi ntabwo nkunda dreads. urita fandute bwo aho nyine se kubyarangiye nyine byari ngombwa ko twari kuzavugana yakoze kubona nta kibazo kuko zikuzishyiraho nashyizeho mvuga ko one day umunsi umwe nzazikuraho Zikunda ariko nyine ntabwo naguhindura uzabona abandi bagukunda. all right my guy twese tukubazara twakubajije now nanone undi musore nawe of course ntabwo bigenze neza, ntabwo abonye match yiwe, reka tugushimire cyane my guy, big up on yourself, is the next time. Umusore muramurenganyije pe, niba avuze ngo muzabitekerezaho muzabiganiraho, ariko yagombaga kuba straight akansubiza sibyo, nk'umuntu wumva ko tuzabiganiraho. Ni ikibazo cyoroshye gusa ko yasubije ko ndi type yo, ibindi bise bikomeye kurusha ibyo ko yabisubije. ese nibyo cyangwa umukobwa yabaye amurenganyije uburyo umukobwa yashubije? Ntabwo yamurenganyije. Ikibazo cy'uyu musore nyine hari ukuntu sinzi ukuntu mind yimeze, aratinda cyane, ntabwo afata imyanzuro vuba, kandi nicyo kintu kiranga umugabo. Ngo bivuze ngo nahari ashobora gutinda. Always umugabo ni umugabo. Ashobora gutinda. Baravuze ngo ashobora gutinda ariko njye ntabwo mbizi gusa. Imikorere yatinda cyangwa ntiyatinda? Yatinda kandi birabangama pe. Yatinda kandi birabangama. Ladies and gentlemen, reka twakire umusore number 5. Ladies, are you ready for the show? Twakire umusore number 5? Yes. Okay, let me have guy number 5 taking up the stage right now. Eba hano. Meze neza msaza? Fresh. Yegereza mikrofone hano. Yifate gute nyifashe? Hapana hano. Gute nyifashe gute yege. Aha, good. Turi kumwe nande? Una black. Black. Yeah. Black nyine rukara cyangwa rukara muri make. Ni rukara nta kibazo. Ni nkuko avuga ngo black nyine umuntu w'igikara. Yeah. Oh, okay. Bagwese black kubera kuri igikara cyangwa just ni izina tu. Uko ndi igikara. Okay. Black. Uyu munsi uri hano. Uri hano kubera iki? Ndi hano kubera iki? Hano kubw'ibyabaye. Kubera icyo uri hano? Uyu munsi niki cyakuzanye? Icyanzanye. Yazanywe na moto. Okay. Nandi kubaza icyatumye uza uyu munsi. Igikorwa nyamukuru gitumye uri hano. Mbajije nabi. Okay. Igikorwa cyanzanye rero. Igikorwa cyanzanye nyine no impamvu uri hano aya masaha ni tuhagaze. No kubera iki? No kubera igikorwa cy'inuza cy'ukwe gitangazamakuru. Kubera igikorwa cy'itangazamakuru. Cyabaye iki? Itangazamakuru ryabaye iki? Cyabaye iki? Okay. Waje kwenda iki basi hano? Icyatumye uva mu rugo kwaza uyu munsi. No kubera iki? Akazi. Naje mu kazi. Waje mu kazi. Okay, reka gufasha. Ndakubajije impamvu uri hano, abakobwa iyo babonye urabona ari abiki? Abakobwa iyo babonye urabona ari abiki? Kuki bari hano? Nawe kuki uri hano? Wowe nawe nabo urabona hari umufitanye isano cyangwa nta sano rihari? Hagati yanjye nabo. Yego. Hagati yanjye n'abo bakobwa rero isano irimo. Yego. Ndabona ari ukuntu mbona bimeze gihe hagati yanjye nabona no guhitanamo
ndabona ari uguhitamo ntwara cyangwa aha urakoze icyo nicyo rero niyo mpamvu iyo nakubaje ni tuguhaye ikaze kubera icyo hano ariko impamvu ndi hano nuko naje gushaka umukunzi sibyo nje gushaka umukunzi ako kantu anyways waje gushaka umukunzi sibyo waje kushaka cyagaragara ko umushaka urashaka umukunzi kuko abantu baza hano babaje gushaka abakunzi kandi ikindi abakobwa bari hano ugomba gutoranyamo oya ni umukunzi ndamufite hanyuma kabisa ukaba waje se noneho hano kwenda iki waje kwenda iki hano ahubwo nyenze ko naje guhitwamo waje guhitwamo okay waje guhitwamo sibyo none se ari ndo guhitamo waje guhitwamo gute hagati muri abo bakaguhitamo bakamitamo kuko je ntago nahitamo mfite wo nahisemo nuvuga ngo hano haza umuntu udafite umukunzi rero ntabwo byo babimenyesheje ntacyo babikumenyesheje ubu wateze uraza kuri moto yawe batakubwiye ntabwo babimbwiye kabisa umukunzi ndamufite utari muri aba ngabo none ubu aba ntacyo muvugana cyangwa kirahari ntacyo nta na kimwe rwose ubu muri make umukunzi wowe uramufite warinze utega moto ugera hano batakubwiye ngo iyi show niyo gushaka waje gushaka umukunzi ngiye bambwira ko gushaka umukunzi ntabwo nari kuza bakubwiye ko ari iki bambwiye ngo vayo ari igihe wenda wahura n'umukobwa akaguhitamo wenda ufite ubushobozi bw'uburenze uwo ufite cyakora nkuyemo n'ufite n'amafaranga n'abaparitse mfite wamuparitse uriye abaparitse hirya niyo mpamvu nari nkubwiye ngo buri bundi we niyo mpamvu nari nkubwiye ngo wari kumbwira uti at least nje hano gushaka kuzi ndamufite ariko nje gushaka wa kabiri waba ufite ikofi at least aho twari kumvikana ariko rambwiye ngo nta kintu bashaka haba wifitiye sheri ngiye rero n'urugara nabitegereje cyako nabonye nta muntu urimo ufite ifungo kabisa aba nta n'umwe ufite ifungo ntaryo ladies nta n'umwe ufite ifungo nta mafaranga mufite nta mafaranga mugira okay reka rero abakobwa niba bafite ikintu bakuvugaho simbizi ariko niba ntacyo ndi kumva ntacyo wamugani numva naho bihuriye niba ufitiye umukunzi uyu musore yakubazaho ibibazo bitoya kuri we katumwegereza hano tumubazeho gato ariko bibaye na ngombwa nahita musezera akagenda abanyarwanda ariko nagira ngo turebe n'icyo abakobwa babitekerezaho nuko bamwakiriye n'imisubirize y'ibyo byose no mu butamenya bwiwe ntitumujajinge ariko turebe muri rusange ku cyo yavuze ati mfite umukunzi ariko mbonye ufite ibiceri birenze buriya nabamuparitse iyo ngingo murayakira gute uyu musore mubonye gute dukubite no kuri iyo ngingo no mutundi tuntu n'utundi ntimubure no guseka cyangwa se kwiyakira ariko ntimumuseke nyine aho bitari ngombwa aho biri ngombwa museka bitari ngombwa nacyo bitwaye sibyo alright ikintu cya mbere asubiza neza asubiza ikintu mubajije bigaragare ko ari intelligent icya kabiri defo ye icya mbere ushaka umukobwa urusha amafaranga ibintu zikari bishakwa ibintu n'ibishakwa aba yakoresha amafaranga ibyo numva nta n'ikintu bivuze kuko niba udafite n'amafaranga nta n'umukobwa uzakwemera icyo ni icya mbere abakobwa b'iki gihe ntabwo bakunda umuhungu uri hasi nyine byibuze kora nyine abantu bazagushaka ari wowe kuza ushaka abafite amafaranga kurusha uko bo bagushaka niba ukiri nawe uzakwemera kugera hano ibitekerezo byo urabyumvishe nabyumvishe hano wahakuriye ihe nama mu byo avuze ibyo avuze byakiriye gute ibyo avuze rero ni ibyo avuze bimwe muri byo birapfuye kuri njye ibindi ni bizima yewe kandi tuvugana jiringa n'umukobwa udafite ibiceri byaba ari insazi uzi impamvu se cyakora wenda ngiye kumutereta bwo byangura afite ibiceri ariko amise muzi byaba ari fresh okay first of all ndashaka kumubaza none se umukunzi wawe uvuga ufite urabizi ko urishoye ko ayo mafaranga ayafite
uyu yamukunze kubera urukundo rudafite amafaranga ngira ngo nibyo cyangwa yivugira yegera hano amafaranga yarafite rimwe ayene kabisa ringaniye uranamukunda ubwo icyatuma umuca inyuma ni ukubera ko icyatuma ujya umuca inyuma cyangwa se umutendeka ni uko amafaranga undi yaba afite amafaranga menshi urumva ayo mafaranga impamvu naba nyashaka leta yihutisha inzozi zanyu mfite kagira inkuru none reka nkwegere kagira inkuru inzozi gute inzozi gute zanyu nyine inzozi zanyu mfite ibyo nshaka kugeraho kandi umubwira izo nzozi ufite n'uriya mukobwa mukundana hanyuma urimo urasoroma iriya hejuru birahurira gute n'uriya mukobwa araprofitiramo hehe wowe wundi ufite wowe uraprofitira he bose baraprofitira hehe undi urebye uwa kabiri ntabwo aba ari ukumukunda ni ukumufirima kumubeshya ukamukuramo amafaranga ariko ukita kuri uriya se cyangwa n'uriya nawe ukakata kuri uriya inzozi zanjye zikazamuka kandi nizo zikazamuka good ibyo ndabikunze cyane twagiye ikibazo namubaza umukobwa wumva gushaka n'uzagushaka cyangwa n'uzashaka kagira inkuru muravuga gushaka kandi nshaka ibiceri ntacyo narenza twagiye I'm so speechless. Yes, so what? Speechless. Why are you speechless? Reka umutima wawe bime byose bikuri ku mutima. Biragoye kugira icyo namubaza Yesu azamwibarize. Yesu azakwibariza. Uyu mukobwa uramubona gute uramuvuga iki? Uwo mukobwa uramubona gute umuvuga iki? Ugereranyije na sheri wawe. Sha. Bibi wanjye rero. Okay, tuve kuri baby wawe. Uramubona gute? Uramubona gute? Sha biraringaniye kabisa. Wajyamo? Aya ntabwo najyamo. Kadukomeze. Sava. Uyu musore agira igitekerezo ufite wamwungura cyangwa se inyunganizi kubyo tubwiye. Harya witwa Black. Okay. Mbwene mama bamenye baroni. Ibitekerezo byanjye n'ibyawe ntabwo byahura kandi koko nta nubwo bihura. Icyambere ufite umukunzi ukunda ariko nubwo wishuka ngo uramukunda ntabwo mukunda. Kandi ikindi nimba inzozi zawe ari zo kubanza kujya gushakira amafaranga mu buryo butari byo, kora n'umukobwa mukundana akore muzagera kuri byinshi. Niba adashoboye gukora ibyo ashaka bizamutunga. None se ufite akazi? Mfite akazi. Mbabarira umbwire amafaranga ku buryo uhembwa nayo wifuza ko umukobwa we wifuza ko yaba ahembwa. Umukobwa nifuza yaba ahembwa? Oya, ntabwo nifuza ko icyo nshaka ni uko afite ibiceri. Njye amafaranga ndayafite ariko wenda amafaranga mfite ashobora kuba ari menshi ku buryo utayahandura. Ahubwo biba byiza yaba menshi cyane. Ikibazo ni kimwe, ntabwo twaza guhuza mu myumvire yawe. Nshaka umuntu nkunda bya nyabyo atari ibyo uburyarya. N'ubundi afite sheri gatureke kwigora. We love you so much guys. Watugiye kugira ngo tutamusezera gutyo dufate ku bitekerezo turebe ibitekerezo bye. Hari abantu bafite ibitekerezo nk'ibi twabyaza uwuhe musaruro. Nyegera gato, come close. Nagira ngo turebe ibyo bitekerezo tubihurize hamwe. Nabyo hari icyo bitwigisha in case. Reka tugushimire cyane my guy. Ni cyo kintu wabwira abanyarwanda hano hanze bameze nk'abafite imyumvire nk'iyo yawe. Ufite sheri kandi urashaka undi ufite ibiceri birenze. Iyo myumvire wayivuga iki? Erega urubyiruko ruriho ni insazi. Nta biceri bahagaze. True that. Ubugishije kuri. Nta biceri bahagaze rero mu gihe atarabibona ego turimo turabihiga. Ariko mu gihe utarabibona ubibonye byihuse ntabwo watinzamo. Nanjye ndimo ndabihiga mbibonye ntabwo naba nyikeneye wa wundi.
byabirangiye ariko mu gihe ntarayabona urumva mubonye byatabyihuta. muri make wowe ntabwo ushobora kwihangana imyaka 3 mpaka maze mushaka amafaranga yawe n'umukunzi wawe muri kumwe utafite amafaranga menshi. Ntabwo aboneka. Ndagushimiye cyane. Thank you so much. Tuguhereza amashimwe cyane. Uri ikintu ngubonyeho ni kimwe, uri straight, ndabikunda kuri point yawe kandi uhagarara ku kintu cyawe. Umugabo nuhagarara ku ijambo rye buriya. Kandi ntabwo widefanze mu mafuti. Uwo ni wowe. I like that from you my guy. Big up on yourself. Abakobwa urababwira iki ko bari aho ngaho basezereje mu ijambo rimwe? Ubitegereze abakobwa ibisubizo byabo, imiterere yabo. Abakobwa ni beza ntari. Indi utakunze muri aba n'indi utakunda uko babona. Gukunda biratandukanye. Baramutse bafite amafaranga wifuza ninde utakunda muri aba n'inde wakunda? Byakunda kandi nakubwiye ko ufite umukunzi. Katugwa amashyi. Arabemeje. Yabera mubonye umuntu wemeza. Ishaka gahitwe. Amafaranga yanjye mfite. Ubundi se nibaza baramutse abonye umukobwa ufite ayo mafaranga yayamaze iki yayakoresha iki? Kandi yakubwiye ngo kwiteza imbere ke byatebuka ubukire bwe bwako. Yakora imihe business yakora yatuma yiteza imbere. Kandi yavuze ngo no guteza imbere umugore we bakazamuka mu bukungu. Bakora iki se? Ni mwenda ni ubisi. Umusore yararenze ariko ndagira ngo mbashimire cyane mwese twabanya muri episode tuzayitegereza turebe gutaha ariko episode yarakasa mutwe icyo twita the head breaker kasa mutwe. Tubashimire cyane mwese, shimire cyane ikipe ngari turi kumwe, of course n'abakobwa turi kumwe hano, mbashimire cyane sisters, mwakoze cyane. Right, next time mwemereye kugaruka kuri the next matches. You ready? Muzagaruka ubutaha. Turabashimira cyane mu ijambo rimwe mubwira abantu kuri magic match, and of course muri rusange kuri iyi show ko mwayibonye. Mubwira abanyarwanda murakoze cyane. Iyi show ni nziza kuko hari abantu baza hano bafite ibyo bifuza kandi bakabigeraho, kandi nimba utanamubonye maybe next time ugomba kumubona, ntucike intege. Murakoze, isho yari sawa cyane kuba tutabonye match ntabwo ari bisobanuye gucika intege n'utatwagaruka. Murakoze, iyi show yari nziza gusa nyine nubwo bitakunze ko tubona match ntabwo ducitse intege, next tuzagaruka. Muravugana ku buryo musubiza bimwe. Murakoze cyane, byari sawa, njye nabikunze nubwo wenda umuntu atabonye wa matchinga ariko next time ndizera ko azaboneka. Murakoze, ikintu navuga nuko ibi ngibi ni nk'isomo, bishatse kuvuga iki? N'ubuzima busanzwe nta gucika intege, iyo byanze birakunda kandi cyambere n'icyizere cy'ubuzima.